Ese haba hari ibintu ujya wumva bikagutera amatsiko rimwe na rimwe ukajya wibaza nimba bibaho? Dore ahantu hatanu kuri iyi si ya rurema ushobora gukeka ko hataba ku isi, kubera yuko ariho hantu hambere hateye ubwoba hagaragara nk'ahagira ikibazo ku kiremwamuntu, ndetse kugira ngo uhagere bikaba bisaba kuba wasaba ibyangombwa birenze, kubera yuko ariho hantu hambere harinzwe kurusha ahandi muri iyi si ya rurema. Dore yuko hagaragaza ibimenyetso by'uko haba harigeze gutura za alien. Njye mugiye kubana nitwa Dani, mbahaye ikaze. Iyi channel yitwa Dani Official Docs. Ku mwanya wa mbere turasanga ikirwa cyitwa Socotra Island. Iki kirwa kikaba giherereye mu gihugu cya Yemen. Iki nicyo kirwa abantu benshi bakunze kwita ikirwa kimeze nk'ahandi hantu ku isi, ariko kidatuyeho abantu benshi. Kuri iki kirwa ukihagera uhasanga ibiti bitameze nk'iby'ahandi kuri iyi si y'Imana, ndetse ukahabona n'inyoni cyangwa se ibiguruka bidasa nk'iby'ahandi. Urugero nk'ibiti bimeze nk'amazu asakaye neza cyane rwose wagira ngo ni design umuntu yadizayininze, ndetse n'ibindi bimera by'ibyatsi cyangwa se indabyo zitangaje zitameze nk'izindi. Bityo kikaba ikirwa gitangaje cyangwa se ikirwa kitameze nk'ibindi hano ku isi. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ishyamba riteye ubwoba dusanga mu gihugu cy'Ubuyapani. Bikaba bivuga ko ngo iri shyamba ari indiri ya Sekibi. Iri shyamba rikaba rizwi ku izina rya Aokigahara Forest. Riherereye munsi y'umusozi wa Fuji, hakaba hari ishyamba ribonwa n'abaturage cyangwa se abantu. Bakaba bavuga ko ari ishyamba rituje, bityo rikaba ryitwa Aokigahara Forest Silence. Bikaba bivugwa ko bitewe n'ukuntu iri shyamba ahantu hose rimeze kimwe, ahantu hameze nk'ahandi, mbese ushobora kuryinjiramo mu gusohokamo bikanga bitewe n'uburyo ahantu hose haba hasa, bigatuma ubura direction. Gusa iri shyamba rifite umwanya ukomeye mu muco w'Abayapani, ndetse rikaba rikunze kwifashishwa cyangwa gukoreshwa muri animation cyangwa se mu nkuru za kera. Si ibyo gusa kandi rikaba risangwamo ibinyenyanja cyangwa se inyamaswa zo mu mazi utasanga ahandi, ndetse n'inyoni cyangwa se ibiguruka bitameze nk'iby'ahandi kuri iyi si ya rurema. Ku mwanya wa gatatu turasanga umwobo cyangwa se icyobo cyiswe amarembo ya Sekibi cyangwa se amarembo y'ikuzimu. Iki cyobo cyitiriwe amarembo y'ikuzimu kikaba giherereye mu gihugu cya Turkmenistan. Kikaba cyarakomeje kuyoberana no gutera amatsiko abatuye isi, ndetse bagakomeza no kukibazaho ibintu byinshi. Dore ukuntu iki cyobo cyavutse aha hantu. Mu mwaka w'1971 abahanga n'abashakashatsi bahavumbuye icyanya cyo gucukura gaze, gusa mu kuhacukura haje gutenguka, haza ikinogo kinini. Gusa bitewe na gaze nyinshi habonekaga, baje gusanga yazateza inkongi y'umuriro. Bityo rero bigira inama yo kuhashumika cyangwa se kuhatwika kugira ngo gaze izagenda igabanyuka gake gake. Gusa ahubwo kugira ngo igabanyuke yarushijeho kwiyongera. Kandi mu byo bapangaga ko uyu muriro utazamara iminsi myinshi, gusa umaze imyaka irenga 40 kuzamura. Ku mwanya wa kane turahasanga ikiyaga giherereye mu majyaruguru ya Tanzania cyitwa Lake Natron. Iki kiyaga giherereye mu majyaruguru ya Tanzania kikaba gifite ibara ritangaje kandi ridatinya guhinduka buri kanya, nko kuba ryahinduka umutuku cyangwa se ibara rya pink. Gusa abahanga bavuga ko impamvu iki kiyaga gihindura amabara cyangwa kigahinduka umutuku cyane nuko gifite ubusharire bwinshi, cyangwa se hakaba higanjemo microorganisms nyinshi zitanga iri bara ry'umutuku. Bityo rero bikaba bituma muri icyo kiyaga nta nyamaswa n'imwe yabarizwamo, bitewe n'umunyu mwinshi ubarizwa muri iki kiyaga. Gusa aha hantu hakaba hakunze gukurura ba mukerarugendo bitewe n'ifoto ihari. Gusa ikindi kibi cyaho nuko nta nyamaswa n'imwe yabasha kuhegera, kuko nk'iyo hagize inyoni yibeshya igahagarara kuri aya mazi, ikintu kibaho ni uguhita ihinduka nk'ikibumbe cyangwa se igahita ipfa ako kanya. Ku mwanya wa gatanu cyangwa se kuri nimero ya gatanu, ari nayo tugiye gusorezaho, turasanga icyanya kinini cyangwa se ikibaya kinini cyane cyiswe Salar de Uyuni. Iki kikaba ari ikibaya cya mbere ku isi kinini kiriho umunyu mwinshi kandi gifite ishusho. Iki kibaya kikaba cyarahoze ari ikiyaga kinini cya kera cyitwaga Lake Munich. Iki kiyaga kikaba cyaraje gukama hagasigara ikibaya kinini kirambuyeho umunyu. Gusa igitangaje kuri iki kibaya ni uko iyo hari igice kimwe kiriho amazi, ubona kimeze nk'indorerwamo neza ku buryo
ubona ishusho y'ikirere uko yakabaye. Gusa nimba ukeka ko iki kibaya ari ikibaya gitoya cyoroshye gutyo gusa waba wibeshye, kuko kiri ku buso busaga ibirometero 10,000 byose, ndetse aha akaba ari naho hakurwa lithium nyinshi ikoreshwa mu mabatiri ya telefone. Si ibyo gusa kandi ni naho hantu hambere hakurura ba mukerarugendo bitewe na view nziza ihari, bityo rero akaba ari nayo mpamvu bahise indorerwamo y'isi. Naha dusoreje ikiganiro nari nabateguriye, njye mwari muri kumwe nitwa Dani. Nudakanda subscribe ntabwo uzongera kunyumva. Kanda kuri like unatanga comment y'ikiganiro twazaganiraho ubutaha. Iyi channel yitwa Dani Official Docs. Bye bye.